ugerageza ubusuzuguro ukabufata uko wiboneye urabihanirwa, cyangwa iyo wicaye ukajya uba umunebwe ntugire icyo ukora. uko ibona kuri n'ubunebwe ni ikintu tutishimira, ugasanga ubayeho ntukora ka siporo, by'ukuri mu kinyi uryamye gusa mu buyobe gusa. Ibyo byose hari uburyo bihanirwamo nk'umuntu wasuzuguye ubuzima atarabufashe neza. Yaje kukigirwamana akazi, yaje akora ino, batangiye kumwereka video y'umunsi umwe uruyuki rwamugiyeho. Batangiye kumwereka video akiri ku isi, uruyuki rwamugiyeho, arangije aranegirija akubita umutiba hasi aho kugira ngo yite ku mutiba kuri buza guhemukira bagenzi be. Twatuntu dutwe two gusuzugura ubuzima bituma bagenzi be baribwa n'inzuki. Ako kahura gahanirwa, uba ugomba kwikontorora bagenzi bawe baribwe n'inzuki ukemera wenda we kakakurya. Barabibonye muginga yasuzuguye ubuzima sha bagenzi be yabarishije inzuki. Komeza ihutishe video. Uyu mugabo kubera gutabara ubuzima bw'abandi cyane, ntabwo yatabaraga abantu gusa, n'inyamaswa yarazitabaraga. Bakwereka umusore akagira gutya akajya mu mazi akogana umugozi akurura inka zaruhamye, inka akazirohora mu mazi. Ako ni agakorwa ushimira ko wubahaga ubuzima bwawe n'ubw'abagenzi bawe. Uyu musore ubuzima bwe yarabwubahaga, akubaha n'ubwo akanyamaswa gato n'ubw'ibintu binini. Abona bari kumuburanira. Ikintu cyose umusore yakoragaho yakiberaga nk'igitambo ndetse akakibera nk'agakiza. Yatabaye byinshi, nabamuburanira nawe buriya n'upfu uzasanga bakuburanira. Reba nk'ariya yari agiye gutabara akantu gatonya ariko yemera gushyira ubuzima bwe mu byago, batangira kumukina, nabamuburanira. Nyagasani reba etaje yuriye kuri kayisita agiye gutabara akanyamaswa gato. Uyu musore rwose yaragiye gutabara agapusi akemera akajya kuri etaje hejuru, yemeraga kwishyira no mu byago. Uwo munsi yatabaye agapusi, kandi ababudisite bizera ko kibi kimera kiba agapusi akanyabuzima kose uba ugomba kukubaha. Yesu Kristo we n'Imana n'ikigirwamana akazi cyagezemo ubwoba. Mujangwa nta kosa wakoze, turakumva. Gute umuntu yakomera kwishyira mu byago ngo atabare? Ikigirwamana akazi rwose, uyu mwana ntagereranywa, yatabaye benshi, nimumuhane. Bamubwiye ngo ntaze kugira ijambo avuga. Data urukiko rwawe barugeze nk'ahantu bakinira tiyatire n'abashinjacyaha. Birahagije. Ikigirwamana cyamuhaye amashyi, wabayeho neza nawe ibaze upfuye ukagenda bagukomera amashyi, yaba abamarayika yaba mu ijuru. Ati koko wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ako kantu urumva ko ataba ari sawa? Umwana urubanza yararutsinze. Uyu mwana ahubwo urabizi tugiye kumukorera stati rwose ivuga ibikorwa by'indashyikirwa ye hano. Umwana yabaye ubuzima neza, umukorere stati shani ikigirwamana. Uyu mwana yabayeho neza ubuzima bwe, yatabaye benshi. Baramwunamiye, urubanza rutsinze. Ikigirwamana kiramwegera. Wa mwana we, wa mwana we, niki cyatumaga buri munsi ushyira ubuzima bwawe mu byago kugira ngo ujye gutabara abandi bantu cyangwa ibindi bintu? Umva amagambo bamubwiye ngo